tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka nakubwiye ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'Isimuruna hamwe n'itorero ry'Iperugamo. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndakubwira ibyo Kristo yashimye mu itorero ry'Iperugamo, mubwire n'ibyo yabagayeho abaziza kwijanika mu nyigisho za Balamu no mu myizerere y'Abanikolayiti. Nyemerera mbere yuko twinjira mu nyigisho y'uyu munsi dufata akaruhuko gato cyane, ngaruke nyuma y'ako kananga maze tuganire. Transworld Radio Sambirana, 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 Usembera, Sambirana, 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 Usembera, Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Turasomera hamwe amagambo dusanga mu Byahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 10. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzamakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Hari ibintu 7 Kristo yavuze ashimira itorero ry'Isimuruna. Icya mbere ni amakuba batubwira hano ku nshuro ya mbere. Inshuti yanjye, ndagira ngo umenye neza ko amakuba batubwira hano atari amakuba akomeye azaba mu gihe kiri imbere, ahubwo ni amakuba asanzwe tunyuramo buri munsi. Inshuti yanjye, ndagira nkubwire kandi ko gutotezwa kwabayeho mu gihe cy'abami b'Abaroma atariyo makuba akomeye dutegereje, no gutotezwa kwa kino gihe kandi siyo makuba akomeye azabaho. Ariko rero tugomba kumenya neza ko itorero ry'Isimuruna ryanyuze mu makuba kandi bababazwa bazira kuvuga umwami Yesu Kristo. Icya kabiri ni ubukene, bisobanura kutagira ikintu na kimwe. Itorero rya mbere ryari ririmo abakene benshi. Iyo abakire bakizwaga, ubutunzi bwabo bwahitaga bufatwa n'ubutegetsi bwariho. Twasomye nanone ngo ariko uri umutunzi. Ibi bisobanura ubutunzi bw'itorero mu buryo bw'umwuka. Abizera b'Isimuruna bari bafite imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo urebe utandukaniro ryariho ugereranyije n'ubutunzi bwari mu itorero ry'Ilawodikiya. Ku itorero ry'Ilawodikiya, Kristo yaravuze ngo uvuga ko uri umukire kandi ko utunganiwe ntacyo ukennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa. Dr. Vernon McGee avuga ko kenshi iyo yatumirwaga mu biterane bitandukanye ngo abapastori bo muri ayo matorero yabaga yatembereyemo bakundaga kumubwira abakire n'abamiliyoneri bari mu matorero yabo. Nyamara bahowe Kristo kera si ibyo birataga, kuko mu materaniro yabo yiberagamo gusa imbata, abahoze ari imbata, abatorotse ububata, abavuye mu bubata, abakene hamwe n'abandi benshi basize amafaranga yabo kubwo guhinduka abakristo. Icya gatatu ni uko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Aya magambo ashaka kutwereka neza ko abari bagize itorero ry'Isimuruna bari Abayuda haba imbere n'inyuma. Mu Baroma ibice 9 ku murongo wa 6, Pawulo yavuze ko abakomotse kuri Isirayeli atari ko bose ari ab'Isirayeli. Iyobokamana niryo ryagiraga umuyuda kuba umuyuda w'ukuri. Iyobokamana niryo ryarangaga umuyuda wa nyawe. Umwami Yesu yavuze ko sogokuru w'Abisirayeli yari umwaramu wari bugufi gushiraho. Aya magambo wayasoma mu Gutegeka kwa 2 ibice 26 ku murongo wa 5. Nyamara Simuruna wari umujyi w'umuco, aho Abayuda bamwe batari bakigendera ku myizerere yo mu isezerano rya kera. Ariko rero nubwo bakomezaga kuvuga ko ari Abayuda, hari hakiri ikibazo cyo kumenya niba koko ari bo, kuko ubundi umuyuda yarangwaga n'iyobokamana rye. Mu Budage abasuhuke benshi bagerageje kwigira nk'Abayuda, nyamara tubona ko ari Abayuda bake cyane bitwaraga neza nk'ubwoko bw'Imana koko.
icya kane, Imana yaravuze ngo nutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Iyi ni inshuro ya kabiri tubona muri iki gitabo cy'ibyahishuwe umwami Yesu atera intege abizera. Amateka tubwira ko abizera ibihumbi bicwaga bari guhimbaza Imana. Icya gatanu, Kristo yaravuze ngo dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe. Tuzaganira kuri iki kiremwa giteye ubwoba nyuma, ariko tubona ko Kristo ahamya neza ko Satani ari we nyirabayazana wo gutotezwa kw'abera b'isi mu runa. Akenshi usanga jye nawe dukunda gushinja umuntu cyangwa ibihe nk'intandaro y'akaga kari muri iyi si, nyamara tukirengagiza ko yaba umuntu cyangwa ibihe, ibyo byombi ari ibikoresho Satani akoresha ngo arimbure abera. Hano rero tubona ko umwami Yesu yerekana neza ko Satani ari we muzi w'ibibazo duhura nabyo. Inshuti yanjye, nshobora kunyura mu bibazo maze ngatangira kuvuga ko ari igihano cy'Imana, ariko naje gusanga ibibazo byinshi abera banyuramo nyirabayazana wabyo ari Satani. Icya gatandatu, Kristo yaravuze ngo kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ibi bisobanura ibihe 10 byo gutotezwa abera ba kera babayemo, byaranzwe n'ingoma 10 zose z'abami bategetse Uburoma. Izo ngoma 10 zikaba ari izi zikurikira. Ingoma ya mbere ni y'umwami Nero wategetse kuva mu mwaka wa 64 ageza mu mwaka wa 68. Paulo akaba yarishwe kuri iyi ngoma ya Nero. Ingoma ya kabiri ni y'umwami Domitian wategetse kuva mu mwaka wa 95 kugera mu mwaka wa 96. Yohana nawe akaba yarahunze muri iki gihe. Ingoma ya gatatu ni ya Trajan wategetse kuva mu mwaka wa 104 ageza mu mwaka wa 117. Icyo gihe uwitwa Ignatius yatwikiwe ku rumambo. Ingoma ya kane ni ya Marcus Aurelius wategetse kuva mu mwaka wa 161 ageza mu mwaka wa 180. Icyo gihe uwitwa Polycarpe nawe yarishwe. Ingoma ya gatanu ni ya Severus wategetse kuva mu mwaka wa 200 kugera mu mwaka wa 211. Ingoma ya gatandatu ni ya Maximinius wategetse kuva mu mwaka wa 235 ageza mu mwaka wa 237. Ingoma ya karindwi ni ya Decius wategetse kuva mu mwaka wa 250 ageza mu mwaka wa 253. Ingoma ya munani ni ya Valerian wategetse kuva mu mwaka wa 257 ageza mu mwaka wa 260. Ingoma ya cyenda ni ya Aurelian wategetse kuva mu mwaka wa 270 ageza mu mwaka wa 275. Ingoma ya nyuma ari nayo ngoma ya 10 ni ya Diocletian wategetse kuva mu mwaka wa 303 ageza mu mwaka wa 313. Uyu azwiho kuba yarabaye umwami mubi cyane wa Roma. Ikindi cya karindwi, Kristo yabwiye itorero ry'isi mu runa, yaravuze ngo ari kujya ukiranuka uzageze ku gupfa. Kandi koko niko abakristo b'isi mu runa bari bameze, kuko benshi muri bo bishwe bazize kuvuga Kristo. Kristo nawe abasezeranya ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo wibuke ko hano Kristo yabwiraga abizera bo mu itorero ry'isi mu runa, kandi isi mu runa yafatwaga nk'umujyi w'ikamba. Biratangaje rero kumva ukuntu Kristo yasezeranyije ikamba bera b'isi mu runa, atari ikamba ry'indabo cyangwa ikamba ryangirika, ahubwo Kristo yabasezeranyije ikamba ry'iteka ryose. Uwiteka afite amakamba adasanzwe ku bari kubabara bamuzira, kandi nanjye nzi bamwe mu bera beza babayeho bazahabwa ayo makamba umunsi umwe. Nshuti yanjye, niba uyu munsi uri kubabara kandi ukaba wibaza impamvu Imana itagutabara, nuko hari ikiziri kugutegurira kandi cy'iteka ryose. Ndakubwiza ukuri kuzabona icyiza kitazabonwa n'uwari we wese keretse uwitwaye neza nkawe. Muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko umunsi umwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Mbega umugisha uteguriwe ababaye uyu munsi. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 11 haravuga ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nshuti yanjye, mbese uyu munsi wumvise umwuka w'Imana? Mbese yaba ari kuvugana nawe nonaha? Twasomyemo ijambo nanone rivuga ngo urupfu rwa kabiri. Dwight L. Moody yakomoje kuri ingingo, aho yavuze ngo uwavutse rimwe azapfa kabiri, naho uwavutse kabiri azapfa rimwe. Ni ukuvuga ngo uzaba akiriho igitorero rizazamurwa, uwo ntabwo azaba agipfuye. Urupfu rwa kabiri ntabwo rureba abizera, ahubwo rureba abatizera gusa. Urupfu rwa mbere ni uru rusanzwe rutwara umubiri.
urupfu rwa kabiri ni urutwara ubugingo hamwe n'umwuka, rukaba rusobanura gutandukana n'Imana iteka ryose. Nta mwizera rero uzapfura urupfu rwa kabiri. Inyigisho y'uyu munsi iratwinjiza kandi ku yindi ngingo ivuga ibyerekeranye n'urwandiko Kristo yoherereje itorero ry'i Perugamo. Muri Bibiliya zacu uyu murwa witwa Perugamo, ariko mu nyandiko za Giturukiya witwa Pergamumu, kandi ntekereza ko iri zina rya kabiri rya Pergamumu ari ryo risobanutse. Itorero ry'i Pergamumu rivuga ku mateka y'itorero uhereye mu mwaka wa 314 kugeza mu mwaka wa 590 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Iki gihe nkita igihe cy'ubupagani, kuko ari bwo isi yinjiye mu itorero igashaka kwimura Kristo muri ryo. Uru rwandiko Kristo yarwandikiyeho mu itorero ry'i Perugamo, ariko kandi rufite icyo rusobanura amateka y'itorero. Mbere ya byose reka mbanze nkubwire aho Pergamumu iherereye. Twabonye ko Izmir ari agace keza cyane gakurura ba mukerarugendo, kandi muri Izmir hari ikibuga cy'indege n'amahoteli menshi. Kuva Izmir ujya mu majyepfo ahari Efeso n'urugendo rungana n'ibirometero 35, naho kuva Izmir werekeza mu majyaruguru ahari Pergamumu n'urugendo rungana n'ibirometero 70. Iyi migi itatu ni ukuvuga Izmir, Efeso na Pergamumu yari imigi ikomeye, kandi buri umwe wahanganaga n'undi. Simuruna cyangwa se Izmir niwo wari umujyi ukomeye mu by'ubucuruzi, Efeso ukaba wari umujyi ukomeye muri politiki, hanyuma Pergamumu ukaba wari umujyi ukomeye mu by'iyobokamana. Pergamumu wari umurwa mukuru kandi w'ubwami bwitwaga Perugamumu. Inyubako ikomeye mu Bugiriki bwa kera yitwa Acropolis yari iherereye aho ngaho i Pergamumu, kandi hejuru ku musozi iyo nyubako yari yubatseho hariyo ibisigarira by'amazu n'isengero byari bihubatse. Pergamumu nawo wari umwe mu mijyi iteye amabengeza muri Aziya nto. Sir William Ramsay niwe wavuze ko Pergamumu ari umwe mu mijyi yari yemerewe guturwamo n'umwami. I Pergamumu niho hari urusengero rwa Kayizari Augusito. Ibi rero bigatuma Pergamumu iberwa no kwitwa umurwa w'umwami. Augusito cyangwa se Jules Caesar yazaga muri uyu mujyi cyane cyane iyo ikirere cyabaga gikonjemo gake. Pergamumu ntabwo wari umujyi w'ubucuruzi nka Simuruna, kuko ntiwakoraga ku mazi, kandi wari kure y'imihanda ikomeye yanyuragamo ibicuruzwa byavaga muri Aziya bijya mu Burayi. Ariko rero ibi ntibyabuzaga Pergamumu kuba umwe mu mijyi ikomeye wubatswe mu buryo umwanzi atapfa kuwutera. Uyu mujyi wa Pergamumu wari wubatswe ku musozi, kandi aho niho hari inyubako ya kera yitwa Acropolis, ikaba yari inegeranye n'ikibaya kinini cyitwa Caicos. Umujyi nyawo wa Pergamumu rero wari wubatse hagati y'inzuzi ebyiri zisukaga muri icyo kibaya cya Caicos. Gusura ahari hubatse uyu mujyi ni ibintu bishimishije cyane, kuko mbere ya byose ubona uwo musozi umujyi wa Pergamumu wari wubatseho. Hejuru aho niho usanga ibisigarira byari biwubatseho. Ntabwo i Pergamumu hari insengero zubatse neza gusa, ahubwo hariyo n'isomero rikomeye cyane ry'abapagani. Iri somero ryabagamo ibitabo bigera ku 200,000. Ni nayo mpamvu uyu mujyi wiswe Pergamumu cyangwa Pergamena, riva ku ijambo parchment, ari byo bisobanura impapuro cyangwa inyandiko. Iri somero niryo witwa Mark Antony yahaye umukunzi we witwaga Cleopatre, nuko Cleopatre nawe aryimurira mu mujyi wa Alexandria muri Egiputa. Iri somero ni rimwe mu masomero akomeye cyane isi yigeze kugira. Iryo somero rero ryakomotse i Pergamumu. Niba warageze mu mujyi wa Istanbul ukajya no muri Hagia Sophia ya Turkiya, uzabona ko ibintu byinshi biri muri iyo nyubako ari ibyavuye i Pergamumu, kuko hari igihe cyageze nk'indi mijyi yose Pergamumu irasenywa kandi isahurwa n'abanzi. Mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 12 haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'i Pergamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, ngo marayika w'itorero ry'i Pergamu. Kimwe n'izindi nzandiko tumaze kubona, uru rwandiko rwohererejwe marayika cyangwa intumwa cyangwa pastori w'itorero ry'i Pergamu, ngo ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Iyi nkota isobanura ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite igisubizo ku bukene bw'umuntu no ku cyaha cye. Kandi rero tuzi ko i Pergamu hari iyobokamana ripfuye. Pergamu wari umujyi w'iyobokamana ariko ripfuye. Kugira ngo rero bagire iyobokamana rizima, nuko ab'i Pergamu bagombaga guhindukirira ijambo ry'Imana.
Mu byahishuwe ibice bibiri ku murongo wa 13 aravuga ngo nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Turasomye ngo ahuba, Umwami Yesu yavuze ko azi ibintu bitatu kuri iri torero ry'i Perugamo. Ubwa mbere Kristo yavuze aho iri torero ryari riherereye. Umwami Yesu yavuze ko abizera bari batuye ahantu hagoye cyane. Kandi inshuti yanyu, menye neza ko Imana yita cyane ku bihe n'ahantu tuba. Rimwe na rimwe usanga dukunda guca urubanza umuntu wagwiriwe n'ikibazo runaka, nyamara natwe turamutse tugwiriwe n'icyo kibazo dushobora kubyifatamo nabi kurenza uko uwo mugenzi wacu yabyifatamo. Kristo yaravuze kandi ngo ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Ibi bihishura ko i Perugamo hakorwaga imirimo itandukanye y'iyobokamana, kandi niho hari icyicaro gikuru cya Satani. Ibi kandi bisubiza ba bandi batekereza ko Satani ari ikuzimu uyu munsi. Inshuti yanjye, Satani ntabwo ari ikuzimu uyu munsi, kuko kugeza uyu munsi ikuzimu hatarafungurwa, kandi umurimo waho nturatangira. Satani azashyirwa ikuzimu nyuma, uko tuzabibona tugeze mu byahishuwe igice cya 20. Kugeza ubu Satani aridegembya, kandi niwe uri gutegeka iyi si akanayobora n'ubwami bwose bw'iyi si nk'intare itontoma ishaka kuba yaconshomera, nk'uko tunabisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 ku murongo wa 8. Nuko rero umenye neza ko Satani afite ibirindiro, kandi Kristo yavuze ko kimwe mu birindiro bya Satani cyari giherereye i Perugamo. Guhera icyo gihe kandi ntekereza ko Satani agikomeje kwimura ibirindiro bye n'ahandi hantu hatandukanye mu isi. Impamvu Umwami wacu yavuze ko intebe ya Satani iri i Perugamo nuko ariho hari insengero z'abapagani. Birumvikana nyine ko iby'uyu mujyi wa Perugamo byose byasenywe bitakiriho uyu munsi, kandi uyu munsi ahahoze Perugamo hariho harubakwa. Ariko mu gihe cya Yohana, Perugamo yari intebe ya Satani. Iyo ukinjira muri uyu mujyi wa kera wa Perugamo, ku irembo ry'iburyo uhabona urusengero rwo muri Atene, maze haruguru hakaba hari isomero rinini. Hirya yaho gato hari urusengero rwa Kayizari Augusto hamwe n'urusengero rwa Hadiriyani. Muri Perugamo kandi hari n'ibindi bintu byinshi bitangaje. Nanone kandi hafi ya Perugamo hari alitari y'ikigirwamana cya Zewusi cyari cyegeranye n'ingoro y'umwami. Iyo alitari rero yari iteye amatsiko cyane ku buryo benshi bajyaga batekereza ko ari ya ntebe ya Satani. Yego, birashoboka ko iyo alitari ya Zewusi ari intebe ya Satani, ariko kandi Satani afite intebe nyinshi ziri ahantu hatandukanye hirya no hino mu isi. I Perugamo kandi hari ahandi hantu habiri hadasanzwe. Ahambere ni ahari urusengero rwa Dionysius. Dr. Vernon McGee avuga ko ubwo yari ariyo ngo yemeye kugenda akambakamba kuri uwo musozi wariho urwo rusengero kugira ngo afatire ifoto y'urwibutso rw'ibisigarira by'uru rusengero rwa Dionysius. Abantu rero batangajwe no kubona McGee ariho yurira ahari urwo rusengero kandi akambakamba. Dionysius yari kimwe na Bakusi wahoze ari imana ya vino. Bakusi kikaba nanone cyari ikigirwamana gifite ishusho y'ihene y'amahembe maremare. Igice cyo hejuru cy'iki gishushanyo cy'ihene cyari kimeze nk'icy'umuntu, ariko igice cyo hasi ari icy'ihene, ariko kandi ifite amaguru hamwe n'umurizo. Muri iki gihe cyacu iki kigirwamana cy'ihene cyaba gishushanya Satani, ariko Satani w'amahembe, ibirenge hamwe n'umurizo ntabwo ari we Satani tubona muri Bibiliya. None se iki gishushanyo cy'ihene cyaba cyaravuye he? Nta handi cyavuye atari mu rusengero rwa Dionysius. Kikaba ari cyo kigirwamana cyitwaga Bakusi, cyafatwaga nk'imana ya vino n'inzoga. Burya Abanyamerika ntibari bakwiye kwirata. Waba uzi ko bafashe kiriya gihugu barimo? Bacyambuye abitwaga aba Indians, kandi ntekereza ko aba ba Indians nabo bacyambuye abandi. Ariko rero burya Abanyamerika bambuye aba Indians iki gihugu biteye isoni, kuko ntibakibatse bakoresheje imbunda, ahubwo bakibatse bakoresheje inzoga. Burya n'ibirwa bya Hawaii Abanyamerika babyambuye aba Hawaiians bakoresheje inzoga. Inzoga ni kimwe mu bintu byakunze kwifashishwa cyane n'Abanyamerika ubwo bariho bagura igihugu cyabo, kandi twabonye ko Satani ari imana y'inzoga. Urundi rusengero rudasanzwe rwari Perugamo ni urusengero rw'ikigirwamana cyitwaga Asclepius. Munsi y'urwo rusengero gato niho hari ibitaro byari bikomeye mu Bugiriki bwa kera. Ibyo bitaro nabigeranya nka Roi Faisal ya kino gihe. Icyagaragaraga cyane rero aho hantu n'urusengero rwa Asclepius.
Ishusho ya Asklepios ku bagereki yari imeze nk'umuntu, ariko ku basangwabutaka batuye mu bugereki bwa mbere bitwaga aba Anatolians, iyi shusho ya Asklepios yari imeze nk'inzoka. I Perugamo rero hari inkingi nini cyane yari ifashe ku rusengero rwa Asklepios irimo ishusho y'inzoka. Inyubako y'urusengero ntiyari isanzwe muri icyo gihe. Hafi kuri urusengero rwa Asklepios hakorerwaga ubuvuzi bukomeye cyane. Bakavura abantu hifashishijwe isomo rya psychology rirebana n'imitekerereze y'ubwonko bw'umuntu. Nshuti yanjye, tekereza nawe wenda bikugendekeye gutya. Tuvuge ko uri kugendera mu muhanda muremure wo munsi y'ubutaka, maze hejuru hakaba hari imyobo yinjiza umuyaga cyangwa umwuka muri iyo mihanda iri munsi y'ubutaka. Nuko waba uri kugenda ukumva ijwi ryiza riturutse muri ya myobo rivuga ngo ugiye kumera neza, ugiye kumera neza, ugiye gukira. Mbese wumva ibyo wabifata nk'ibintu bisanzwe? Uko rero niko byagendaga hafi ya rwa rusengero rwa Asklepios, kuko umurwayi yajyaga hafi yarwo akahaherwa ubutumwa. Iyo ubwo butumwa butashoboraga kugukiza, bahitaga baguterura nijoro bakagushyira imbere mu rusengero, maze bakaguterekaho inzoka idafite ubumara ikakugendagenda hejuru. Ubu buvuzi muri iki gihe ntabwo bwemewe, kandi inshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko iyo bagukoreraga ibyo ngibyo ntukire, wavagamo umusazi nta kabuza cyangwa ugapfa. Kandi hirya y'aho iyo mihango yose yakorerwaga, bahiciraga ababaga barwaye bikomeye byanze ko bakira. Abaganga gakondo bo mu rusengero rwa Asklepios ntibashoboraga kuvuga abarwayi byananiranye kuvura, ahubwo bivugiraga gusa abarwayi bashoboye gukira, abo bashoboye kuvura. Jules Caesar cyangwa Kayizari Augusto yakundaga kujya muri urwo rusengero rwa Asklepios. Ntabwo mu by'ukuri yari arwaye, ahubwo yari yarabaswe n'inzoga cyane. Bivugwa rero ko rimwe mu mwaka yazaga aho ngaho muri urwo rusengero rwa Asklepios kugira ngo bamuvomemo izo nzoga. Asklepios hari ahantu hakomeye cyane, kandi mu myaka igera kuri 700 habaye ibitaro by'abantu babaga bavuye hirya no hino ku isi baje kuyivuriza. Ariko nshuti yanjye, nakubwira ko ubwo buvuzi bw'icyo gihe bwari ubwa Satani. Ntabwo nahakana ko hariyo n'abaganga bashobora kuvura abantu bakoresheje imiti yabugenewe ya gakondo, ariko ubuvuzi bwakoreshwaga cyane muri icyo gihe bwari ubuvuzi bwa Satani. Muri Asklepios niho hari intebe ya Satani, kandi ibi ni ingenzi cyane kubivugaho. Nanone kandi kuri uyu murongo turiho mu Byahishuwe ibice 2 ku murongo wa 13, twongera kuhabona irindi jambo umwami Yesu yabwiye abizera b'i Perugamo bashimira, aho yababwiye ngo nyamara ugakomeza izina ryanjye. Abizera b'i Perugamo bari abizerwa mu kurwanira ubumana bwa Kristo. Nk'uko twamaze kubivuga, itorero ry'i Perugamo ryashushanyaga muri rusange itorero ryo mu bihe biri hagati y'umwaka wa 314 na 590 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri iki ni igihe cyaranzwe n'abakristo bari bakomeye cyane mu kwizera, igihe hadukaga imyumvire yitwa Arian Heresy yari igamije kurwanya ubumana bwa Kristo. Witwa Athanasius wo mu majyaruguru ya Afurika yabaye uwa mbere kurwanira ukwizera, kandi kubera we hahise hashingwa akanama ko muri Niseya mu mwaka wa 325 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, maze aka kanama gahana iyo myumvire ya Arianisme yahakanaga ubumana bwa Kristo. Undi mugabo ni uwitwaga Augustine wasubije abagenderaga ku myizere ya Pelagian Heresy. Yahakanaga icyaha cy'inkomoko na kamere muntu hamwe n'ubuntu bw'Imana butarondoreka. Aba bagabo babiri nkubwiye, Athanasius na Augustine, ni bamwe mu bantu bakomeye bahagaze bwuma baharanira kwizera kwa Gikristo bari baramaze kumenya. Twasomye kandi ngo ntiwihakane kunyizera. Kwizera ni inkingi ya mwamba mu myizere ya Gikristo. Ngo ndetse no mu minsi ya Antipa, umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Antipa ni umwe mu bantu bahuwe n'Imana, ariko nta byinshi tuzi kuri uyu mugabo. Icyo tubona gusa nuko ari umwe mu bari bagize iri torero ry'i Perugamo, kandi hari n'abandi benshi baje gupfa bamukurikiye bazira kuvuga Kristo. Tubona rero ko Kristo yari afite amagambo yo gushimira iri torero ry'i Perugamo, ariko nanone hariho andi magambo abiri Kristo yavuze anenga iri torero. Mu Byahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 15 haravuga ngo, ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu. Wigishije Balaki, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Balaki gushyira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane.
nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'abanikolayiti nk'abo. Ibintu bibiri Kristo yanenze itorero ry'i Perugamo ni inyigisho za Balamu hamwe n'inyigisho z'abanikolayitini. Inyigisho za Balamu zitandukanye n'icyaha cya Balamu batubwira muri Yuda ku murongo wa 11, kuko cyahishuraga ko Balamu yatekerezaga yuko Imana ishobora kuvuma Abisirayeli kuko ari abanyabyaha. Nanone kandi inyigisho za Balamu zitandukanye n'inzira ya Balamu nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa 2 rwa Petero ibice 2 ku murongo wa 15, kuko inzira ye yari iyo kugira ubusambo. Ahubwo kuri uyu murongo turimo w'ibyahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 15 tubwira ibyerekeranye n'inyigisho za Balamu. Balamu yigishije Balaki uburyo yagusha Abisirayeli mu cyaha abinyujije mu kurongorana nabo, aho Abisirayeli bahise batangira kurongora Abamowabukazi. Ibi rero byaje gutuma Isirayeli itangira kwijandika mu bigirwamana no mu busambanyi. Ibi bihe by'itorero bishushanywa n'itorero ry'i Perugamo byaranzwe no kuba batizera barahise batangira kwinjira mu itorero. Twasomye nanone ijambo rivuga ngo inyigisho z'abanikolayiti. Twabonye ko itorero ryo muri Efeso ryangaga bene izi nyigisho, ariko hano i Perugamo tubona ko hari abantu bari bafite izo nyigisho. Nubwo tutazi neza iby'izi nyigisho, ariko birashoboka cyane ko izi nyigisho z'abanikolayiti zazanywe n'uwitwaga Nikolawusi, zikaba zari zigamije kwimakaza imihango n'imico by'idini byima bizera bose kwigerera ku Mana batagize ubacaho. Kristo yavuze ko yanga izi nyigisho z'abanikolayiti. Ngira ngo rero urabona ko Kristo ari ibyo akunda n'ibyo yanga. Tugomba kwitonda cyane tukamenya niba ibyo turi gukora Kristo atabyanga. Mbere yuko dutandukana, ndifuza kugezaho inshamake y'ibyo twaganiriye, kuko nzi yuko bifasha bagenzi bacu baba bafatiye hagati ikiganiro. Muri make twabonye ko mu itorero ry'i Perugamo Yesu Kristo yabashimiye ko baranira kandi bakarwanya uhakana ubumana bwa Kristo, ndetse anabashimira ko bamwe muri bo bemeye no gupfa kubwo kwizera Kristo. Ariko abagayira kuba barijanditse mu nyigisho za Balamu no mu myizerere y'abanikolayiti. Reka dusabe Imana kugira ngo tuyizere kandi twirinde inyigisho z'ibinyoma ziri hano hanze. Reka dusenge. Mana y'ubuntu n'imbabazi nyinshi, ngushimiye ku bw'aya magambo wongeye kuduha kuri uyu munsi. Udufashe guhagarara twenye tudatembanwa n'inyigisho z'ibinyoma ziri hano hanze, ahubwo muri byose tumenye neza ukuri kw'ijambo ryawe. Ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'i Tuwatira rishushanya itorero ry'i Roma, ari ryo rizwi nka Kiliziya Gatolika ya none, n'ubutumwa Kristo yageneye itorero ry'i Sarudi rishushanya Abaprotestani. Mu gusoza umwami arakubwira ngo dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa@tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'ikinyarwanda.